Reka twongere tubasuhuze bakunzi b'inzira yo kuri TV aho muherereye mu bice bitandukanye. Pio urakomeye? Muraho kuro mumeze neza. Turakomeye. Reka duhite tugenda rero muri aya makuru ugiye kutugezaho, ariko ni ingingo ikomeye cyane tugiye kuganiraho ku kibazo kiri muri ADPR. Ariko noneho ntago ari bya bibazo bindi wenda abantu bakeka, ahubwo abayoboke muri ADPR nabo ubwabo bari kwerekana ko ADPR y'ubu itandukanye na ADPR ya kera, ndetse bakerekana ko umwuka w'Imana utakiri muri itorero rya ADPR. Bamwe baravuga ati biratangaje kubona abantu bajya kuruhimba ari abapasiteri ariko bakajya no kwinywera amayoga mu tubari. Biratangaje kubona baririmbyi bajya kuruhimbi bakaririmba ariko bamwe bwagera ninjoro bakigira mu mabuate cyangwa bakajya gutega. Ubu ngubu rwose abantu basigaye bajya mu rusengero bameze nk'abagiye gutera waraza, niko bavugaga. Donc ADPR kera ryari itorero ry'umwuka, ubona ko abantu bitwararika cyane. Ariko ubu ngubu ADPR kuvugwaho kuba umwuka w'Imana warigendeye rwose, kubera hashingiwe ku myitwarire y'abayobozi n'abakristo muri rusange. Iki kintu rakivugaho iki kuko nzi ko nawe itorero rya ADPR warikuriyemo, wagiye ugira experience mu bihe bya kera. ADPR uko basengaga umwuka w'Imana rwose uri muri ADPR, abantu bakuzuzwa, ubuhanuzi butavangiwe. Ariko ubu ngubu ADPR rwose umwuka w'Imana ngo ntukibamo. Pio, uremeranya n'abavuga gutyo? Aba bantu bafite impamvu ebyiri zumvikana. Hari impamvu ebyiri zumvikana. Hari abavuga ko wagiye kandi koko ushingiye ku mpamvu z'ibigaragara, ubona ko nawe bisubiye inyuma, ubona ko koko umwuka wera yabaye agiye. Hari impamvu zabyerekana cyane ko abantu bo hambere babagaho mu buryo bwo gusenga. Babagaho basenga Imana, bakagira ibihe byinshi byo gusenga, banatinya Imana. Kandi ibyo bihe byinshi byo gusenga iyo bimaze kugabanuka n'umwuka wera aragenda. Byatewe n'iki kugira ibyo bihe byo gusenga bigabanuke? Kuko urumva ibyo bihe bya kera abantu barasengaga cyane, ariko byagenze gute nyine kugira abantu bave muri mood yo gusenga cyane kugeza ubwo umwuka w'Imana yigendeye? Ibi hariho ibintu byinshi, hari ibintu byinshi umuntu yareberaho. Cyane ko mu myaka yo hambere abantu ntago bitaga ku bintu by'ubutunzi n'imibereho no gushaka gukira cyane vuba. Ntabwo bagiraga irari ry'ibyisi. Kandi ikindi n'abashumba bashakaga Imana cyane aho kugira ngo bashake ibintu. Ariko iyo ugenze kuri iki gihe ubona ko abantu barashaka ibintu aho kugira ngo bashake Imana. Bivuze ngo kandi umuntu yigishwaga kwinjira mu kuri k'umwuka wera, akagerageza no gushaka imbaraga z'umwuka wera. Kandi imbaraga z'umwuka wera zihari zigenda zirwanya icyaha. Ariko iyo urebye usanga ibyaha birushaho kugwira nk'uko nawe uri kubivuga, kandi ibyaha bigwiriye umwuka wera ntagabana n'ibyaha. Ko hari abavuga ko abakristo bo hasi bacitse intege, nabo batangira kugenda bigura intege, batangira kwitwara nk'abandi bose kubera imyitwarire wenda y'ubuyobozi. Niki cyabaye mu buyobozi bigaca intege intama? Buriya mu buyobozi iyo havutsemo amakimbirane, abakristo batangira kugira ikibazo. Ni byiza ko ikintu iyo gihereye ahantu hatakagombaga guherwa, byanga bikunda umukristo agomba kugira ikibazo. Umuyobozi ni fondation, yerekana ububasha. Iyo umuyobozi rero acitse intege, wa wundi uyoborwa bigenda gute? Cyangwa se umuyobozi akwiye kuba urugero rw'uwayobora. Uyoboye rero yabonye hari ibyo urimo. Ariko se waduha nk'urugero? Ari ibintu byakunze kuvugwa wenda reka njye mbikomozeho, yuko abayobozi bo muri ADPR hari igihe bigeze kurwana bari gupfa amaturo. Ibyo nyide abakristo barabireba, batangira kuvuga ati se burya amaturo twatangaga, burya babagabo bigera hejuru bakayarwaniramo. Ibyo byagiye bica intege. Hari n'ibindi byagiye bivugwa ati uri kubona abantu barwaniye ubuyobozi, hari abayobozi bakuweho haza abandi bashya, abakristo bo hasi batabiyumvamo, bitangira kugenda bigura intege. Ariko si yo situation koko niko imeze. Urumva abakristo babona byinshi, kandi iyo bibagezeho bifite uburemere nk'ubwo bibaca intege. Niba abayobozi, buri umuyobozi w'itorero cyane cyane nka ADPR itorero ry'umwuka, ntabwo hakagombye kuvamo intambara zivuga ngo umupastori yibye amaturo bamufunze. Iyo bisohotse nk'umupastori agaragara ko afunzwe kubera kunyereza umutungo w'itorero,
umukristo atangira gucika intege akavuga ati ariko se ni gute umuntu witwaga ko yakoreraga Imana kandi ari umukristo, ari umuntu wakabaye intangarugero, akaba atangiye kwiba, kandi ayo yiba akaba ari amaturo ayo dutanga. Urumva umukristo nawe aho hari atangira kugira duta, agatangira kubyibazaho. Yatangiye kubyibazaho, dufite umwanzi ari we Satani, atangira kuza akamwegera akamwereka ko na bya bindi bitari byo, gusenga kwa kundi kwimbika, gushaka imbaraga z'umwuka wera kwinjira cyane ngo asenge bikagabanuka, gushaka umwuka wera bigatangira kugabanuka. Ari naho rero hatangira kuzamo ibyaha byinshi, kandi ibyaha byinjiye abantu baba bamaze kugira gute, kuba kahebwe. Umuntu atangira kuba kahebwe, agatangira kwigendera uko ashaka. Ariko rero ntago twavuga ko byacitse, kuko umwuka wera w'Imana wazahoraho kandi Imana yo ntihindura. Ariko se Bwana Pio, amakuru avuga ko abapasiteri basigaye bajya ku ruhimbi, bamara kubwiriza bakajya kwikwensa ahantu bakinywera hajya babyita ngo ni inzoga, sinzi ukuntu bazita ngo ni vino, ariko zisindisha, bakinywera ibisindisha. Ibyo muri ADPR ntibyabagaho. Ariko hari abapasiteri bavuga ko benshi bo muri ADPR basigaye binywera agatama, nubwo bakanywa bisha, ariko amakuru yaramenyekana. Abo muri korari usanga bigira mu mabwate, cyangwa se ngo hari umuntu ugeze kumbwira rimwe ko hari umunazi uri muri ADPR urimba muri korari, ariko nyamara byagera ninjoro akajya mu mabwate kujya kubaninga, niba ari kubaninga abahanzi hariya no guhostinga, kandi ari muri korari ya ADPR. Ibyo ntago byabagaho. Umuntu ari muri korari aziye bigeze ninjoro agiye muri boîte. So abavuga butumwa nabo bajya ngo basigaye bajya kuvuga ubutumwa, bagahita bigira no mu nshoreke zindi rwose, bya bindi usambanya iki. Donc yaba abakristo, yaba abaririmbyi, yaba abapasiteri, hari icyagabanutse muri ADPR. Izo ngero mvuze ko nabo bo muri ADPR ndabeshye cyangwa n'ukuri? Impamvu uvuga ngo ibintu byakwirakwiye, byiyongereye, byagize gute, niyo mpamvu nakubwiraga ngo imbaraga wa mwanya abantu bajyaga bafata basenga, abantu bakiriza umunsi basenga, abandi bakarara banasenga, bakazamuka no mu misozi basenga. Ibyo bintu byagabanutse, byanga bikunda n'ibindi byose birinjira. Ntabwo guciye mu ijambo, ahubwo ibyo mvuze abapasiteri banywa amayoga, baririmbyi bakora mu mabwate, bari muri ADPR bikanamenyekana, uremera ko biriho cyane ntabiriho? Ibyo bintu barabivuga ko biriho. Nge ntago nabihamya kuko ntawe ndabona, nta nuwo nzi. Ariko nubwo utabihamya ko utaramubona, ariko ushobora kuba nawe ufite uko ubizi ubyumva, niba udashaka kubica ku ruhande, cyangwa uri gutinya ko oya, ntabwo ari ugutinya, ntabwo ari ugutinya ko bantenga. Gusa biravugwa, kandi ibintu bivugwa nuko biba bihari. Wenda nubwo nge ntarahura nabyo, ariko wenda birahari, ariko nge ntabwo ndahura nabyo. Rero abo bantu ntabwo bazabura. Bibiliya Yesu yaravuze ngo nimureke urukungu n'amasaka bikurane, ariko byanga bikunda bizagira gute, bizasobanuka. Ntabwo wabuza amasaka, ntabwo wabuza amasaka kumera n'urukungu ngo rumere, kuko ugomba kwitonda, kuko ushaka kurandura urukungu rugira imizi yinjira cyane. Iyo ururanduye isaka ritari ryakomera, byanga ikunda rya saka rigira gute, rirahanuka rikaranduka. Usibye ko muri iki gihe ikintu nabonye Pio, wenda nanjye ngira icyo mivugaho, ubu umuntu usenga Imana by'ukuri ntago wamurebera guhora ajya mu rusengero afite Bibiliya ngo agiye mu rusengero akora attendance. Umuntu usenga by'ukuri biri ku mutima we, n'ibanga rye afitanye n'Imana ye. Imana niza abayo. Ariko iyo ndebye abantu bajya mu nsengero kuntu ari benshi, ariko nabona bagisohoka mu nsengero, sanga muri iki gihe Imana ishobora kuba ifite abantu bakeya. Urabivugaho iki? Hari abiyitirira ko ari abantu rwose b'abakozi b'Imana basenga Imana nta byaha bakora, ariko ibyo bakabyerekana bajya mu nsengero, ariko usohotse ibikorwa usanga ntabyo ari hafi ya ntabyo ari we mubwira ngo umenya. Birashoboka ko Imana niba koko izagendera guhana abantu ku byaha bakoze, ishobora kuzabona abantu bake. Urabibona iki? Nyine urabivugaho iki? Irembo rijya mu ijuru ni irembo rifunganye. Irembo rero rijyana abantu kurimbuka ni irembo rigari. Rero abantu bakunda kugenda hagaragara hagutse, nta muntu ushaka kujya ahantu hafunganye. Iyo abantu bajya ahantu hafunganye baba bumva babangamiwe. Kandi kujya mu ijuru, Bibiliya yaravuze ngo ni inzira ikomeye, ni inzira itoroshye, ni ukwiyanga.
ugakurikira umwami Yesu. Rero iyo ushaka kugenda mu gihogere nyine niko kwa kundi kuvuga uti inzira ijya mu ijuru cyangwa mu ijuru hazajya abantu bakeya. N'ubundi byanga bikunda niba n'ubusanzwe kujya mu ijuru bigoye, n'ubundi hazajya yubaye. Reka twigarukire rero kuri ya kese y'ibivugwa kuri torero rya ADEPR. Abantu babona ko uko ADEPR yari imeze mbere, uburyo abantu basengaga bubaha Imana batinya icyaha, ubu ngubu rwose ubona ko ADEPR ubu ngubu abakristo bayo nabo babaye nk'abandi bose, ntago bagitinya icyaha. Ibyo gusenga hari n'uwambwiye ngo abantu basigaye bahanura, ngo abantu bari kwirebera muri telefone, donc abantu ntibakemera n'ubuhanuzi. Ibi bigaragara ko umwuka w'Imana ushobora kuba waragabanutse. Ariko se nkawe watubwiye wenda icyabiteye, tubwira ko kera abantu barasengaga cyane, ariko ubu ngubu abantu bararikiye iby'isi n'ibyo bifuza, kuko no mu buhanuzi abantu bakurikira kenshi bakunda, kereke bari kubabwira ati Imana iguhaye visa, Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye ibyo, abantu barabikunda kuko bikagaragaza ko abantu mw'iki gihe bararikiye ibintu. Ariko wenda tugiye gusa nkaho twerekeza ku musozo, tujya no kuri conclusion ku bwawe nkaho uzi itorero rya ADEPR rya kera, ukabona n'iringira uko rihagaze. Ubona ari nk'iye nama watanga ku bakristo bo muri ADEPR kugira ngo barusheho kugendera mu murongo nk'uwo bagenzi babo babanjirije bari barimo? Nihe nama wabagira, n'ubuhe butumwa babaha? Inama nabagira nuko bakongera gushaka Imana kuruta gushaka ibintu. Ariko se waba mwisi udashaka ibintu piyo? Nacyo ni ikindi kibazo. Icyo ni ikibazo. Ukeneye kurya, ukeneye gutunga abana bawe, ukeneye inzu yo kubamo, ukeneye ibigutunga nyine n'imitungo igufasha kubaho. Babaga ku gasozi. Icyo ushaka kuvuga gushaka ibintu ni iki? Nagira ugisobanure neza, kuko nubwo waba usenga ntabwo byatuma utajya gushaka amafaranga cyangwa se cyane, kuko na kera barakoraga. Icyo bita gushaka ibintu ni iki? Na kera rega barakoraga, kuko ntabwo twaba tugezeho hano tutarakoze. Sibyo? Kuko itorero ryo hambere barishinzaga ko ari abakene. ADEPR ngo bari abakene, ariko uko bari abakene basengaga Imana, uko basenze Imana iby'Imana ivuze ikabikora. Ahubwo abantu, ariko Imana yabikoraga nabo babanje gukora nyine bagakora, nyine barakoraga nyine. Abantu barabibonye, bakimara kubibona baterwa n'umurengo. Nukuvuga ngo bashakaga Imana bagasenga, bagiraga umwanya wo gusenga kandi by'ukuri, noneho bakagira n'umwanya wo kujya gushanga ibibatunga. Ubu ngubu ushatse kuvuga ko abantu bo barareba ibintu gusa by'isi gusa. Uyu munsi abantu barareba ibintu gusa, Imana bakayibagirwa. Niyo mpamvu uri kuvuga ngo abantu, ngo umuntu araguhanurira ngo yahanura abantu bakabibere muri telefone. Nuko nyine ibintu bararenzwe. Kandi hari umunyarwanda cy'umugani avuga ngo wije usakoza niba ari iki mu buki wakandagira mu buki. Rero abantu bamaze kumva ko babonye iby'umubiri birabanezeza, iby'umubiri bibagize iby'umwuka, bituma rero abantu, ariyo mpamvu ubona bamwe batakibishaka, ariyo mpamvu bumva imvururu zigenda zivuka. Abandi bakora bya nyirarureshwa, ati babone ko nagiye gusenga, nyine umuntu hagaragare ko afite kontakte arimo kuzizunguza, arimo ajya mu rusengero. Ugasanga niyo mpamvu umwuka wera, ugasanga na wa muntu urimo umwuka wera, wa wundi urimo guhanura, kuko wa wundi afite aho yageze, afite akate. Ibyo ngibyo byari bya kera, byari by'abandi b'abaturage. None ubu munsi twebwe tumaze kugera muri viziyo, ugasanga umuntu umwuka wera ntabwo akiwuha agaciro, ntabwo akishaka kubyumva, kubera ko yarakoze agera aho agera, ariko biturutse kuri ba sogokuruza n'abandi basengaga. Kandi hari abantu basenga Imana na n'uyu munsi bafite n'ibintu, kandi basenga Imana bakajya mu bihe byiza, kandi bakuzura umwuka wera. Ntabwo rero twavuga ko abantu babifite bose ari abadasenga. Hari n'abantu basenga kandi bakisenga, bakiringira Imana, bakubaha Imana, na n'uyu munsi Imana ikibana nabo. Kandi ariko hari n'abantu badasenga bakora ibikorwa byiza bishimwa n'Imana. Yego, hari n'abantu, hari bangeso nziza barahari kuva na kera bahozeho. Urakoze cyane rero Bwana Piyo, ngira ngo twagiraga turebere hamwe nyine ADEPR y'iki gihe ivugwa kubaho, cyangwa se ivugwamo ko umwuka w'Imana waragiye. Bavuga ati ADEPR yari ya kera, y'iki gihe ati wapi n'ugutera waraza gusa. Ubwo ngira ngo hari ibitekerezo watanze, ariko n'ubundi hano ku Nzira y'Ukuri TV tuzajya dukomeza tubagezaho ibiganiro byo muri ubu bwoko, cyangwa se biteye gutya. Ubwo abadukurikiye ntibakureho urushinge, kandi bakore subscribe, bakore like, bakoresha bino biganiro bisangiza abandi. Inzira y'Ukuri TV bayiteza imbere. Ibi biganiro rwose muzajya mugenda mubikurikiranira hano ku Inzira y'Ukuri TV.
tubagezaho rwose uko bihagaze mu matorero agiye atandukanye, n'inkuru ziba zivugwa mu matorero n'ibindi bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye n'ingingo. Ndagushimiye cyane Bwana Pio. Urakoze cyane Claude. Namwe abadukurikiye mwese mukomeze kugira ibihe byiza, Uwiteka akomeze kubana namwe kandi abagirire neza.